Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Uyu munsi muvandimwe ugana mu ijuru, nje kukugezaho ubutumwa Nyagasani Yezu yampaye. Nkuko nabikubwiye rero, nagiye mu rugendo rutagatifu n'ubu kandi ndacyarurimo, ariko icyo nashakaga kukubwira muvandimwe ni ubutumwa Nyagasani Yezu yakomeje kumpa ambwira ngo nzabugushyikirize. Nkitangira urugendo rutagatifu, Yezu yarambwiye ati ni byiza ko mushima muri byose. Ijambo ryitwa gushima niryo ryampagurukije aho narindi, kandi nkumva rimbujije amahoro. Yaraje anyereka ibyo yakomeje kunkorera ngiye ku giti cyanjye, ibyo yakoreye umuryango wanjye, ndavuga umuryango w'umubiri n'umuryango wa roho, ngasanga aya mashimwe mukomeza kumpa abavandimwe ntagomba kuyaryamana i Kigali, ahubwo ngomba kuyahagurukana nkagenda nkayamuhereza nk'uko namwe muyama, kuko muyama atarayanjye ahubwo araye. Ubwo rero nanjye ndagenda nkajya kumuhereza amakuru mfite. Yezu rero uwo mwitozo wo kujya gushimira ikibeho yawunkoresheje kera mbere yuko duhura njye nawe muvandimwe, kuko yarambwiye ati rero urabona ko naguhaye ubutumwa bwinshi, none rero ubu butumwa ngiye kukwereka ahantu bushyira, hanyuma rero nawe uruhuke, kuko iyo utarabuhashyira uba ukibwikoreye. Yaranjyanye rero anjyana ikibeho, arambwira ati ubutumwa burambika ahangaha. Icyo gihe njyayo natwaye ibitabo, nari naramaze kwandika, mbese naragiye ntwara ibitabo, ntwara n'abavandimwe twari tumaze isengesho ryacu ko ryari rimaze kungana groupe twari tumaze kuba dufite, turagenda turamwiyereka. Aravuga ati rero ubu ngubu nta mwenda nkubaraho, ubutumwa ufite ubushyizeho bugomba kuba, ibisigaye ntago bikureba. Muvandimwe ugana mu ijuru, aho hantu Yezu yarambwiye ati iyo ufite ubutumwa bwanjye, ni ukuvuga ubwaduha cyangwa se ubwancishaho, iyo ukibufite mba mbubona ko ubufite, ariko iyo umaze kubugeza ahangaha mba mbona ko ubutumwa atari wowe ubwikoreye ahubwo buba bwagiye. Ni ukuvuga ngo mba nabukubwiye muvandimwe, ariko kujya kubumuha muri ubwo buryo yanyeretse ni nko kujya kumubwira gahunda y'aho tugeze, mbese ni ugutanga raporo y'aho ngejeje umurimo. Abahabona birumvikana, ariko iyo uhagurutse uvuga uti nje kukubwira gahunda, ni ukuvuga ngo ababona koko ibyo ukora biri ku mutima wawe. Narahagurutse rero ndagenda ngiye kumuha raporo y'ibyo asanzwe azi. Buriya hari ukuntu wenda nk'ahantu twagiye dukora baguha misiyo, ariko baba bakeneye nuko uzaza gutanga raporo ya misiyo, ukababwira uti nagiye aha n'aha byagenze gutya. Nanjye rero iyo ngiye ikibeho mu buryo ubwo Yezu yari yambwiye, mba ngiye gutanga raporo ya misiyo, ndi muri misiyo, nawe uri muri misiyo muvandimwe, ariko kandi ntabwo ugomba kwihererana misiyo yawe, kuko hari uwakohereje, uwagutumye rero aba agomba guhabwa raporo y'uko uri gukora ubwo butumwa. Nanjye rero nagombaga kujya kubutanga, kandi sibwo bwa mbere ngiyeyo, njyayo kenshi uko antegetse, cyangwa se ntabwo navuga ngo uko nshoboje, kuko we abishatse yashoboza na buri munsi, ahubwo njyayo uko abintegetse. Ni ukuvuga ngo gahunda yanjye yo kujya ikibeho ntabwo ari gahunda mpanga ngo mvuge ngo nzajya iki n'iki, ahubwo araza akambwira ati birakwiye kuhaguruka ukajya ikibeho. Birumvikana kujyayo si ukwanjye njyenyine, ngirayo njyewe n'umuryango wanjye wa roho n'uw'umubiri, uwo muryango wose mba nywuhetse, kuko yemeye ko tugira inkomoko mu isi. Ni ukuvuga ngo iyo nkomoko nayo tuyibarirwamo. Umuryango w'umubiri rero nawo mba nywutwaye, kandi bose narabibasabye mbona barabyemeye, ku buryo twagiye n'umuryango wanjye wose w'umubiri twari twajyanye. Ngenda rero Nyagasani Yezu ajya kumpagurutsa i Kigali, yarambwiye ati rero hari ibyo nagukoreye, ndabibona byinshi cyane. Arambwira ati rero haguruka ujye gushima. Si uko aribwo yari akibikora, ahubwo nuko isaha yo kugira ngo njye gushima no kubimwereka ibigeze. Ntabwo ngiye kubimwereka kubera ko atabizi, ahubwo abashatse isaha mbese ibigeze gutyo.
isaha y'Imana rero ntabwo nabasha kuyisobanura, iyo igeze Imana ikora ugushaka kwayo. Haleluya. Nuko rero yabigenje, ndahaguruka ndagenda ntangira urugendo rw'iminsi 3. Nyagasani Yezu rero ku munsi wa mbere yaraje aransanga ndi mu misa, arambwira ati rero ndagira ngo nkubwire ngo abana banjye bave mu kintu cyitwa akamenyero. Bavandimwe, tugana mu ijuru dufite ikintu cyitwa akamenyero, tukumva ko ibyiza tubimenyereye, tukamenya ko ari ibyo ngibyo turamenyereye. Yezu ntabwo ashaka ko tumenyera. Haleluya. Ntabwo ashaka ko tumenyera, kuko iyi misa nahawe mo umubiri wa Kristo, birumvikana iyi misa nagiyemo niyo misa ya mbere nagiyemo nyuma ya coronavirus, mbese muri ibi bihe bya lockdown twahise dufungirwa insengero, ntabwo nabashije kujya mu zindi misa kuva bafungura kiliziya. Narabikubwiye muvandimwe, iyi misa rero Nyagasani Yezu yari yayineguriye, kandi mbere yuko nyijyamo yabanje kumbwira rwose, mbere yarambwira ati hari kado nguteguriye kuri Assomption rero nongere nkwibutse yuko ari wo munsi nibuka itorwa ryanjye ryo ku mugaragaro, nibwo Yezu yambonekeye, ibyo narabivuze. Noneho rero Nyagasani Yezu ubwo kuri Assomption ndi mu misa araza arambwira ati iyi ni imwe muri kado zikomeye naguteguriye uyu munsi. Haleluya. Haleluya. Muvandimwe, nutumva agaciro ka misa cyangwa ukajya uyifata nk'ibisanzwe, ntabwo uri bwumve uburemere bwa kado nahawe. Ni kado ni nyinshi, Yezu ashobora kuguha akagwa, mbese byose arabifite, ariko kado ikomeye ni umubiri we. Haleluya. Uyu mubiri we rero nari narawubuze mu by'ukuri, nari nkunyotewe. Haleluya. Kugeza ubwo nanjye naririmbye ya ndirimbo ni ngufitiye inyota Nyagasani. Haleluya. Ndamubwira ni Yezu, nsonzeye umubiri wawe. Yezu yarabyumvise rero muvandimwe, umunsi nabivugaga ntabwo ariho yahise abikora, ariko ku isaha ikwiriye yarabikoze. Bikaba bitwigisha rero ko tugomba, haleluya, kuva mu kamenyero ko kwakira umubiri wa Kristo, ko kuririmba izo ndirimbo twarajyaga tuziririmba mu misa, ngo nsonzeye umubiri wawe, tukayirimba gutyo, ariko nitwumva agaciro k'amagambo tuvuga. Ese ko Yezu umuhabwa buri munsi, umusonzeye gute? Ngufitiye inyota, roho yanjye ifite inyota, ariko wakumva si inyota ko yaduhaye umubiri we n'amaraso ye. Ese wakumva iyo nyota ukayisobanukirwa? Bo birumvikana iyo kumwe na Yezu ahora gutera inyota, ahora gutera ubushake bwo kugira ngo urusheho kugenda umusanga. Ariko ibi bihe bya lockdown bya coronavirus nibyo mvuga, byatubereye n'ibihe byo kurushaho kunyoterwa Yezu, kurushaho gusonzera umubiri wa Kristo, kuko wa mubiri twajyaga rimwe na rimwe tuwibuza ntitugiye mu misa, byagezeho noneho aho tudashobora kubona naho twaba tuwushaka. Kakamenyero twari dufite ko gusaba misa yo gushima Imana, misa abakristo mu misa bararangaga ngo umukristo yasabye misa, umukristo yasabye misa, twitwara bifashe gutyo, tubigira akamenyero. Ariko Yezu araza aravuga ati stop akamenyero, stop akamenyero, stop akamenyero. Tusohoka mu kintu cyitwa akamenyero, muvandimwe ugana mu ijuru, je nawe tujya noneho mu isengesho rya bucece. Tubanza kwireba ngo se ubundi iyi lockdown yitabaho hari nitwari kuba duhombye. Buriya twaje kumenya agaciro k'umubiri wa Kristo duhabwa buri munsi, twumvise ubwiza bwa Kristo duhabwa buri munsi, ndetse abakristo benshi babashije kumva agaciro k'abapadiri. Kera waravugaga ngo ngo padiri ngo agomba gusoma misa nicyo yatorewe, ariko umaze kubona ko wabuze padiri kugira ngo aguhe penitensiya, umaze kubona ko ya misa warumenyereye kujyamo wenda buri munsi cyangwa se igihe runaka utakiyibona, waravuze uti bya bintu birakomeye.
nanjye ndi mu bavuze gutyo. Yezu rero arambwira ati humura nzaguha kado yampaye ya mbere ni ya misa. Haleluya. Nongera gusubira mu misa, naramubwiraga nese ngewe namaze guhazwa, ndabwira nese Yezu wowe urabyumva, ngewe simbyumva, ariko se wowe urabyumva, nkumva mbese namubaza nese wowe urabisobanukiwe, kuko numvaga bindenze. Ntabwo ari uko Yezu atabyumva, ahubwo nuko ngewe nasengaga nigereranya na ngewe mu mutima wanjye nkumva simbyumva. Muvandimwe mwiza, ya Ukaristiya nahawe muri 80, uyu munsi nyihabwa noneho ntabyumva. Naramubwiye se Yezu urabyumva, ngewe simbyumva, ese wowe urabyumva ko mpawe umubiri wawe? Ese nibyo? Ese ndarota? Numvise ntabyumva. Kujya mu misa mbona padiri kuri aritari, numvise ntabyumva. Bikomeza kumbera inzozi kugeza misa isohotse, mwumva itanarangira bahita batangira indi. Kubera iki? Kubera cyagiye twabayemo cyatuvanye mu kamenyero. Haleluya. Muvandimwe, ndagira ngo uve mu kamenyero, we kumva ko Yezu agomba kumenyerwa, we kumva ko iby'Imana bigomba kumenyerwa, ahubwo ubone ko ikikubayeho cyose ugihora ugisingiriza Imana. Yezu yarambwiye, ntabikubwiye muvandimwe, ngo nzaguha kado kuri uwo munsi, ariko kado nkumva inteye amatsiko. Ntabwo nari nzi kado azama, ko yabimbwiye rwose mbere nk'ibyumweru 2 ndi kwitegura uyu munsi. Arambwira ati nzaguha kado ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 8. Kado yayimpaye mu kuntegura kujya mu rugendo rutagatifu. Arambwira ati genda ujye mu rugendo, kandi urwo rugendo uzabigenze gutya amabwiriza. Ntabwo rwose narumaranye igihe muri gahunda zanjye, oya, ntabwo ari rwa rugendo warateguye, oya, yarumaye rwose nka hasigaye nk'icyumweru ngo bibe. Oya, muri icyo cyumweru najemo, ni nacyo cyumweru nakozemo gahunda zose zishoboka. Bivuga iki rero? Icyo nshaka kukubwira ni gahunda itunguranye ya Yezu, ntabwo ari gahunda yanjye. Ibyo ngibyo nibyo ndi gushaka gusobanura. Ndagiye rero, ngezeyo, mbese kado ya mbere nabonye ni misa, ariko ya misa Yezu ayinganirizamo byinshi. Ibyo byinshi rero yambwiye, ibyinshi wenda bireba jyewe n'ubutumwa ndimo, ariko kandi hari n'ibindi bikureba, ari nibyo ngibyo akubwira ati va mu kamenyero. Birumvikana ari abantu bakibifata nk'ibisanzwe, akumva niba misa ibaye ubwo ni ibisanzwe, ariko hari n'abandi basigaye bavuga bati tugize amahirwe tukabona misa twaba tugize amahirwe. Ubwo rero muvandimwe, icyo cy'akamenyero ndizera yuko ucyumvise, nubwo wenda nabisobanuye cyane, kuko n'ubu ngubu mbese mba numva bikindenze, ntabwo ndabyumva, biracyandenze, ntabwo ndabyumva. Rero kubera ko nabyumva muvandimwe, mfashe gutwara nanjye ibingana nuko ngana, kandi nibyo Nyagasani yakugeneye uyu munsi, kuko abona ko ari byo uri bubashe gutwara. Ntabwo ndimo kubyumva, sindabisobanukirwa, ibintu Nyagasani dukora byose ni ibitangaza gusa. Ndamushima rero, reka nacyo ngikomerezeho ko uyu munsi ndi gukubwira ndi muri chapelle imbere y'isakramento ritagatifu, ibintu ntigeze mbaho rwose. Haleluya. Ubu ni ubuzima ngiye mvuga ngo budasanzwe, hari icyo Nyagasani ari gukora hagati muri twebwe. Haleluya, haleluya. Ndagushima Nyagasani Yesu, kuko uri mwiza rwose. Hari abakristo benshi babona ari ibisanzwe kuba ubu mfukamye imbere ya tabernakulo ntagatifu. Kuri njyewe wenda iyo biba muhe bisanzwe, ni kuvuga ngo ni ibisanzwe, ko si ibisanzwe. Muvandimwe ugana mu ijuru, ntabwo ari ngombwa ko nkubwira aho nateguriye za audition. Icy'ingenzi ni uko wumva ko ari nziza kandi zisa n'umutima wawe. Ariko iyo uyu munsi ndakubwiza ukuri ko mfukamye imbere y'isakramento ritagatifu, imbere ya tabernakulo ntagatifu muri chapelle. Haleluya, kubera Yesu. Haleluya. Yesu nkubwira rero ntabwo ari uwanjye,
ahubwo ni uwa twese. Amena, haleluya. Kandi iyo ngiye kumubwira raporo y'akazi ndi gukora, ntabwo nshobora kwibagirwa amazina yawe. Haleluya. Muvandimwe ugana mu ijuru, ahangaha niho turi guhererwa ubu butumwa, kandi wakira ubutumwa Yesu aguhaye imbere y'iri sakramento ritagatifu. Turakomeza rero ku munsi ukurikiyeho, Nyagasani Yezu, nabwo ndacyari muri kado ya misa. Haleluya, haleluya. Nyagasani Yezu yaraje aransanga, arambwira ngo iyi si n'ibiriho byose ni ibyanjye. Mwebwe nimwite ku gushima, ibindi nzabibaha, ko nzi ko mubikeneye bana banjye. Haleluya, haleluya muvandimwe mwiza. Haleluya, haleluya. Mwite ku gushima, ibindi nzabibaha ku buntu. Ngo abantu ngo nibafata umwanya ngo gutekereza ku bintu, kuko ibintu birashira, ibintu birayoka, ariko Yesu agahoraho iteka. Yesu rero yarakomeje aranganiriza. Hanyuma muvandimwe mwiza, nyuma ya misa nibwo nagiye i Kibeho. Ngeze i Kibeho rero birumvikana, nagiye kwa Bikira Mariya nyine. Duhera ugiye i Kibeho winjirira hariya Bikira Mariya nyine yabonekereye abana b'i Kibeho. Aho niho nagiye rero, nasanze harimo misa, twasanze harimo misa y'i Kibeho nyine muri shapeli. Nuko ariko kubera ko twari tuvuye mu misa, aho twari tuvuye ntabwo twagiye mu yindi misa, ko twasanze bagiye no guhazwa. Nuko tujya gusenga, njyewe n'abana banjye turagenda turasenga. Aho rero nasengeye imbere ya Bikira Mariya, ho yahampereye indirimbo. Indirimbo ntabasha gusobanura, kuko ni indirimbo yandirimbiye muri uwo mwanya nari mpfukamye imbere ye. Kandi iyo ndirimbo ntabwo nabashije kuyisubiramo, ariko nabishaka ku bushake bwe azayima, nzayigushyikiriza ku bushake bwe. Ariko iyo ndirimbo ikaba irimo amagambo akomeye cyane. Ayo magambo rero Bikira Mariya yarambwiye ngo igihe mushima mujye mumenya ko nanjye mba ndi kwishimana namwe, igihe musenga mujye mumenya ko mpfukamanye namwe, kandi igihe mubabaye mujye mumenya ko ndirana namwe. Haleluya. Ayo magambo Bikira Mariya yambwiye yasubiramo kenshi cyane, ku buryo navuga ngo yabaye nk'inyikirizo. Ubundi hari indirimbo igira igitero n'inyikirizo, ariko yo yavugaga buri mwanya. Muvandimwe mwiza rero, ufite umubyeyi ukwitayeho kandi ugukunda, arambwira ati abana banjye mbahanagura. Hari ukuntu, sinzi ukuntu wenda ndi bubyite, twebwe mu Kinyarwanda uvuga wenda ingonera. Hari ukuntu umwana mutoya agera mu bandi ukareba ku maso ugasanga yahajeho utuntu, cyangwa se ku zuru, cyangwa se mbese ahantu aho ariho hose. Bikira Mariya arambwira ati bana banjye ndabareba, nkareba niba mutagiye mu bandi musa nabi, ati nkabahanagura. Ati kandi iyo umwana wanjye ashatse kwituma, ati nzi no kumwitaho mu buryo bw'ibanga. Haleluya. Bivuga iki muvandimwe? Ufite ibyawe bibi, ufite ibyawe binuka, ariko niba udafite mama wawe ngo akujyane kuri tuwarete, numara kwituma guhanagure, muvandimwe ugana mu ijuru, ibyawe bizabera ku karubanda. Noneho arambwira ati rero ibyo ngibyo nzi kubikora, kandi nkabikora mu ibanga. Buri wese afite ahanuka he, ariko ndahahishira, ndahahanagura ntihagire uhamenya. Ubwo rero ubutumwa Bikira Mariya yampaye ni ubutumwa burebure pe. Ndangije rero amaze kumpa ubwo butumwa, naragiye nanjye negereye imbere, kuko ubwo yabimbwiye nsa naho nyinjira mpfukama aho ngaho. Noneho arangije arambwira ati ngaho igira imbere umbwire ikikugenza, kuko ngewe nkubwiye uko nakiriye ikikugenza, ariko nawe mbwira. Naragiye negera imbere, naravuze ndarira ndamubwira, kandi
kandi nkumva ari ibintu biza gutya, ntabwo ari ibintu winginga, biraza ukumva birimo kuza. Ndamubwira amakuru yose, mubwira aya bagenzi bagana mu ijuru, amazina ndayavuga, ayo nibuka nkavuga ni na runaka, uwo nibuka izina ni hari na runaka wambwiye gutya. Yewe muvandimwe ugana mu ijuru, narakuvuze pe, narakuvuze, kandi iyo maze kukuvuga ni ukuri ndega mubu ndaruhutse cyane, nta kibazo mfitanye n'umugenzi ugana mu ijuru uwo ari we wese, kuko numva nakuvuze mu cyiciro urimo. Yewe narakuvuze, ndakuvuga, mvuga umuryango wawe, mvuga ibibazo byawe, mvuga amakuru yawe, ayo nzi nayo ntazi uwanyandikiye ndabivuga, uwanyandikiye nkaba narasoma ndamuvuga, ni nabyo yewe muvandi, iyo nageze imbere ye ndabivuga. Ariko nkaba ndi kumusaba ngo natwihere kuba intwari ku rugamba. Haleluya, kuba intwari ku rugamba nicyo ndi kugusabira mugenzi ugana mu ijuru, b'intwari ku rugamba. Amena, nicyo nagusabiye ubwo nari mfukamye imbere ya Bikira Mariya, naramubwiye ni mubyeyi, ntacyo ngewe ndi kugusaba. Haleluya, ntabwo naje gusaba, naramubwiye ntabwo naje gusaba, naje gushima. Haleluya, narasabye ndahabwa. Haleluya, yo narasabye, nkamubwira ibyanjye, muvandimwe ugana mu ijuru we, ni ukuri turateteshejwe. Haleluya, ubwo igihe nari ndi gusenga, hari abandi bavandimwe nabo bari baje gusenga, sinamenya abariho. Bikira Mariya arambwira ngo babwire ngo ikinaniye abantu ni ukwihangana, ariko ibisubizo byo birahari. Ndabivuga nerega, ni Bikira Mariya arababwira ngo ikibananiye ni ukwihangana, naho ibisubizo byo birahari. Njyewe narashubijwe. Haleluya, njyewe ndi umuhamya w'uko uko dusenga atari ibisazi. Haleluya, ndi umuhamya wabyo. Amina, ndi umuhamya. Haleluya, ndi umuhamya w'uko ibyo dusaba. Haleluya, ntabwo twibeshya, ntabwo turi abasazi. Muvandimwe wajya gutekereza ngo gukurikira Bikira Mariya ni ukuyoba, ntabwo ari byo. Muvandimwe ugana mu ijuru, ndagira ngo nguhamirize. Haleluya, mfite amashimwe arenze 5. Haleluya, naragiye ndayamubwira. Haleluya, ayo mashimwe yose rero, amena, akaba ari amashimwe yo kumubwira ngo ibyo muvandi si ngombwa ko nyagusubiriramo, ariko hari ayo uzi, wenda hari n'ayo utazi. Ayo ngayo uyu munsi amashimwe y'Umumararungu Marie Louise ntabwo ariyo ari buganirirweho, ahubwo icyo nshaka kukubwira nuko njyewe ukubwira Umumararungu Marie Louise ntabwo ndi umusazi, n'ukuri ndi muzima. Kuko ubu ngiye kwa muganga bapima bakavuga yuko ubwonko bwanjye butaravangirwa. Ni ukuvuga ngo ndakubwira ndi muzima, ndahamya ibyo niboneye n'amaso yanjye, ndahamya iby'ijuru byankoreye, kandi nabisabye mfukamye ku butaka bwa Kibeho. Haleluya, birumvikana hari n'ibyo dusaba turi iwacu bigakoreka, ariko uwabikoze mfukamye Kibeho ni nawe ubikora ndi iwanjye mu rugo. Muvandimwe utabasha kugera ku butaka bwa Kibeho, ntutekereze yuko wowe ibyawe byarangiye, ntutekereze yuko rwose ubwo ngubwo mbese utazahabwa. Oya, humura, kuko uduhera Kibeho ni nawe uduhera mu ngo zacu. Ariko iyo ubashije kuhagera ukongera ukamwiyibutsa, ukamubwira uti ni njyewe uherutse hano kugushimira no kugusaba, ni ukuri birushaho kuba byiza. Abatarabashije kujyayo, abadashobora kujyayo, mwihangane, ni ukuri mukomere, n'amagiriyo yo ni muhumure. Niba Yezu yaraduhaye guhura jye nawe, ni uko yabonaga ko hari ikikuremereye ngomba kugutwaza, ni uko yabonaga hari ikindemereye nawe ugomba kuntwaza. Njyewe ku ruhande rwanjye icyo ntwaye ni ukuri ni roho yawe. Iyo roho rero ntabwo nayuhagirira iwanjye mu rugo mu Gatsata, kuko nyuhagiriye mu Gatsata wenda hari nageraho nkashyiraho n'amakuru y'i Kigali nkakubwira n'urusaku rw'amamodoka, hari sinzi ko nabikubwira. Ariko ngeraho nkavuga noya, iyi roho ni ikintu gikomeye mfite, ngiye kuyijyanira umubyeyi nyina wa Jambo ari wiyuhagira kurushaho. Birumvikana niyo nkuhagirira iwanjye, niwo Nyagasani yampaye dushe yo kuhagiramo roho, nabyo si bibi, kandi yashyize abamarayika babimfashamo. Ariko kandi niyo mbwiye abamarayika ntiduhaguruke tujye kwa nyina wa Jambo, burya birushaho kuryoha. Haleluya. Nuko rero muvandimwe ugana mu ijuru,
icyo nashakaga kukubwira ni uko amashimwe yanjye atari yo ngiye gusubiramo, ariko ndayakubwira nkubwira ngo yose uko nasabye byose narabihawe, ndetse hari n'icyo nasabye ari kimwe ampa bibiri. Haleluya. Nasaba kimwe akampa bibiri. Nasabye umukwe nsaba ubukwe, ubukwe umukwe ama n'umwuzukuru. Mbese urumva ko ni ibintu mbese ngewe navuga ngo birenze uko umuntu yabivuga. Vandimwe ugana mu ijuru rero, ayo makuru yose ubwo mvuze wenda kimwemo, mbavuze ubwo icyo cyo byibuze urakimenye. Mwuzukuru ndamufite, kimwe muri byinshi yamaye nayo nahagurutse ngiye kumushimira. Birumvikana gushimira ku byanjye bimpa no gushimira ku byawe. Nge namushimiye ku buryo bw'umubiri ariko no ku buryo bwa roho. Ku bw'umubiri rero hari byinshi yankoreye rwose, ku buryo nsigaye mura n'abantu bakanyoberwa bati se ni wowe ni njyewe, bati se ko tureba wabaye neza cyane ni haleluya. Burya mu gifaransa niyo baca umugani ngo après la pluie le bon temps. Haleluya, haleluya. Nyuma y'umubabaro tuzagira umunezero muvandimwe. Erega ntabwo tuzakomeza gukambya agahanga nk'abari mu gahinda. Muvandimwe ugana mu ijuru we, ndagira ngo nkubwire ngo nyuma y'umusaraba, nyuma y'urupfu rwo ku musaraba, Yezu yarazutse. Haleluya. Turirimba rero kubera ko yazutse. Amina. Nanjye rero muvandimwe ugana mu ijuru, mfite rero yandi kuririmba uyu munsi. Haleluya. Kandi haleluya ni indirimbo y'umucyo, ni indirimbo y'ibyishimo. Haleluya. Uko wasaga mu mubabaro, uko wasaga mbere y'ibihe by'umubabaro, ntabwo ari kuzasa nyuma y'umubabaro. Haleluya. Amina. Na Yezu azutse. Haleluya. Haleluya. Yarazutse baramuyoberwa, abigishwa be baramuyoberwa. Haleluya. Kubera ko yazutse atagisa nk'uko yasaga mbere. Amina. Nituzuka rero tuzahabwa haleluya andi makamba, tuzahabwa andi bisabwe. Ndavuga ngo iki ngo andi mabara se nakunze ni bara amabara haleluya. Tuzahindurwa ukundi. Haleluya. Kandi ibyo ngibyo nongere mubwire ntago bizaba tumaze kuva hano ku isi gusa, ubwo hari karijana ya hano mu isi niyo tuzigamiwe mu ijuru. Haleluya. Haleluya. Muvandimwe ugana mu ijuru we, mbere yuko ibi biba Nyagasani Yezu yaraje aransanga arambwira ati mwana wanjye ugenda umbwira abanjye ko nje guhemba. Haleluya. Kandi nzahemba buri wese nkurikije ibihe yabayemo by'umubabaro. Ntabwo nzabahembera hamwe nk'itsinda, ahubwo buri wese nzajya muhibye, buri wese muhibye bitewe n'umuniho we. Amena. Haleluya. Haleluya. Sinari nzi ko nzatabarwa, ntabwo nari mbizi. Haleluya. Naricaye mfata ikayi nanditsemo amadeni, sanga mfite miliyoni 24. Haleluya. Haleluya. Ntagira n'igiceri cy'ijana, nagira n'ahantu navuga ngo nagurisha, naho nari kugurisha ari sinzi n'imodoka nayo mfite kubera ibibazo bayiguze miliyoni 1. Muvandimwe ugana mu ijuru, ndagira ngo nkubwire ngo hari Imana yishyura amadeni. Haleluya. Haleluya. Hari Imana haleluya ihoza agahinda n'umubabaro. Haleluya. Nuyikomeraho nayo izagukomera. Amena. Yezu yaraje arambwira ati nunyubaha nzakubaha, nunyubahisha nzakubahisha, numvuga nzakuvuga. Haleluya. Nunkunda nzagukunda. Amina. Haleluya. Ni ukuvuga ngo wowe umuha ku gipimo gitoya wakagwa kuri kinini kuko ari Imana. Haleluya.